Mariste bose uzi namba vuze mu izina ariko mpereye kuri Trey ubwo Trey ubwe n'ubutinganyi Trey ye original na bose ndabazi nkuko banzi ari yose namage Rush yakwambaye amafaranga 3 Rush yaranyambu uzajya utinya abapeti ngo nuko utamuzi kandi wumva ahumeka kirapa mbaye mfite imbwa umuntu akinjira itamuzi yamuka iteka ryose imbwa imukira umuntu itazi platforma ngiye kuza kukuganiriza umwe mu baraperi bakomeye cyane hano muri Kigali ni byinshi cyane yo kuba tuganira ndagira ngo uze kuza kutureba uze kuzakomeza kutureba namaze kugera mu rugo iwe namaze kumusanga mu rugo neza cyane ndaje mu kanya tuganire byinshi cyane bigiye bitandukanye hari Quiet Money hari 609 ni byinshi cyane keep watching Christ yezihinduka diva ye homba micyayi mwitasi mitikasi mistari kugaratasi inovino veritas faza zanjye nizi kuri Vatican uzabaze n'ahandi El Hajj uturuka Afghanistan akla Career Ganson Bombo Clat Hooligans El Papito El Phenomena 609 imeze bite cyane fresh nyame bari tatu n'undi kwa kundi very tatu. Papi, mu gihe gishize hari indirimbo sore. Nari ndi muri izindi deal nyine ariko nanditse nyinshi bivuga ngo ndashaka gufata time nyine ariko nari ko nyine kwiruka muri ndashaka gukora EP nyine ifunze fresh. Urashaka gukora EP. Man, nagiye kubona mbona ariko abaniga babaniga bose mwabanaga bako Pifla even uramutse bagiye Dubai bamwita Slave Coast even yesko jo mutwara narambwiye ati nanjye ndi kuri movie yindi man genge ari kubanza kubitegemeze neza barimo nyine turumva nyine naso nyine n'ibiki byose umuntu ari muri haso ko ubu mbese nta bintu byakora ko turimo cyane urumva rero ko nyine bamwe na bamwe urumva ntabwo turi muri gang imwe urumva nyine twese twarivinze kwa tunani bamwe babinjira kwa tunani n'ibiki nari nkomeza gang yanjye urumva ndi kuri urumva ndi walking about my AP nyine shit urumva ibintu nk'ibyo nabo nyine bari ku muzindi urumva ntabwo umuntu yapfa gutamenya inzara ahubwo nawe ducakirana gutyo nyine ubu 619 irimo baraperi bangahe umudemu umwe yitwa ya Queen n'umuproducer umwe witwa Besto nanjye ntabwo birabakuriye abantu benshi kuko ntabwo birabakuriye abantu benshi papi nk'umwe mu bantu babize muri gang ubona gang ari iki kikomeza n'iki kizamura gang n'iki gisubiza gang hasi gang nyine gang ikomezwa n'abantu bashyize hamwe hanyuma ikiyigwisha ni kwa kundi nyine abantu baba badakora bimwe kumva ko yakwikubira bimwe ibindi kumva urumva bimwe nyine biri kuva mu magame mu maji hamwe namwe nyine ugasanga umuji umwe ntabwo ari kubyumva neza ubuze umuji umwe utari kubyumva neza nibuka manizira ni umuji wanjye sinzi niba umuzi abuze zararyoshye uramuzi tuvaga so the guy man ejo yakoze indirimbo remix twubahe yasohotse kuri album yitwa Inkotanyi cyane ashyiramo Betray ashyiramo Ish Kevin ashyiramo Bishari ashyiramo Kenny Keshat n'umuraperi bita Mapi ariko ngo birangira ngo Betray sibimwa nyine ntabwo erega ubundi ahantu hose 12 ntabwo habura muri udasufata umuntu wa 12 ntabwo habura muri man Betray mugize yose niko bimeze none se kubera ko nta wundi muntu wagaragayeho icyo cyashanye so Betray yavuze ko ngo yasibije indirimbo kubera ko yabonye mu muraperi atazi muremeranya ko uramutse uri mu ndirimbo n'umuraperi atazi nawe wayisiba ahubwo rero ntabwo nayisiba ahubwo nayimwitirira kuko wenda ashobora no gukora ibyo ntakoze ashobora no kuririmbamo neza kurusha ashobora no gukora ibyo ntakoze bivuga ngo
snitch nyine nibwo yabaye snitch. Bitro yabaye snitch. Ariko urumva bari abatipe bafite urumva bafite nyine uko imiterere yabo yamaze kumva wenda hari akantu kagiyemo mu mikorere ye ahita yumva ko yafashe isi n'amabuye yayubatse. Yaravuze ngo yagiye muri studio imwe na Mariya Yohana ngo ntabwo mwemera gukorana n'umuntu ugiye kumuzamukiraho. Mariya Yohana se kujya muri studio imwe se nk'iyi mikro usibye ngewe abayibanjeho ni benshi cyane. Ntabwo wakumva iyo microphone bagiyeho bombi nituma abo wadanje. Nyine afite ikibazo nyine kubera ko chance yagize ni yuko Mariya Yohana nyine sinzi ndabyumva gutyo ngo ni antiwe n'ibiki. Yataza kuba antiwe n'ubundi nta muntu wari kumusiko ntago ashoboye. Bidashoboye Mariya Yohana Bitro ntagashoboye. Bitro ntagashoboye ni kimwe n'abandi bose bari kubikora babyiga. Ntabwo nshobora kumufata mu Bitro no mupira wa Kenya Trap. Kenya Trap nzi ni bullshit. Kenya Trap uzi ni bushaka. Ntabwo train muzi muri biriya bintu. Abo nahinze uko yikorera ku giti cye tu. Ariko undi yigeze no kuvuga ngo ibintu bya Kenya Trap ntabwo abirimo ariko ejo yanditse tattoo. Yanditseho Kenya Trap. Ahubwo uriya akora byinshi yitirira ariko ntabwo biba ari ibyo. Uravuze ngo na Kenya Trap yarayitiriye. Ntabwo ari ahubwo ni Nyamirambo ahora avuga ntabwo ari iwabo. Kandi kuko ngo ni umwana wo mu Gitega. Ntabwo mu Gitega se ni Jose yambwira mu gihe cyangwa kujyana. Mu Gitega ni Nyamirambo yindi. Kandi none yaravuze ngo ni umwana wa Nyamirambo. Narambeshya byatari. Ntabwo azabama bariho ahubwo azasubire neza mu ishuri ryo kwiga Nyamirambo amenye neza ibyo ari byo. Kandi nuko muraperi Nyamirambo buriya yasibisha indirimbo mu Rwanda bishoboka. Twebwe umutima mubi twawutaye muri maternité. None se Bitro rano umutima mubi cyangwa Bitro yaravugaga ati avasi y'umupeti ntabwo irimo irankoma. So ntabwo ndi bugaragare mu ndirimbo irimo uyu muntu uri kuririmba gutya. Nimba Dopzilla atarabivuze. Zero yaravuze ati man vasi stop. Sinzi Kenny Keshat no comment. Even Bush yaravuze aravuga ati man tugabanye jalousie dukora umuziki. Urumva niba bose bavuga bati nibiki ndumva Petit none se kujya ashaka kwikorera undi mwana nawe yarazamutse nkuko ubu se ari kumva ko urumva exactly nimba we yumva ko Dopzilla dafite ikibazo. Abo bakeni bose bakaba nta kibazo bafite. Ari kumva ko izina rye ngo riri kuri standard ya hata. None se yagiye muri studio imwe na Tom Cruise. Nisubo nguko ayisaba Tupac sina. Ntabwo baye Jay-Z ntabwo baye. Abapeti bazajya bashira agapira hasi man nawe yaza nukuvuga urabivuze kiba kibi. Oya njema arabizi ariko ko muzi man ndamuzi n'ubwora rw'ikirenge acyambaye silipa za mu Japan kumbwira ngo urumva ubiza ari kujya amafoto menshi ngo ari kumva ko ngo bikaze. Oya bavuze dufotorwa bigaragara ko atari Nyamirambo. Twafotoye tuvukana n'isa turacyafotoye twa selfie zigenda. Muhungu uri kumwe ngo atangiye gutabandi huza. Ntabwo bibaho. Noneho kugira ngo Bitro akwemeze karenzi nuko iyo ndirimbo yisibije yarangiza akaba ari nawe usubira kuri YouTube akavuga ngo ndirimbo isubireho akimara kubona uburyo abafana babyakiriye nabi. Buriya rero buriya namugereranya na Bibiliya ishaje kubera ko Bibiliya iravuga ikikuguruza nkuriya ntabwo bibaho. Ahubwo yari gutsimbarara ku kintu gikorwa maze ko uwo mwana ahubwo ashaka gusukiza yamugize umusitari. Iyo ndirimbo buri muntu aba ashaka kuyumva nayirekura ahubwo yihuse twumva uwo mwana ko atamukora. Urabona ikibazo ko umwana ashaka yaramukubise vasita umuhungu akagira ubwoba. Ubundi si ukubeshya. Hano mbaye mfite imbwa umuntu akinjira itamuzi yamuka. Iteka ryose imbwa imukira umuntu itazi. Cyangwa se umuntu yatinya ubishyize mu example ntabyumve like Bitro ejo nawe kuvuga ngo abaga nta kinya ngo umuganga waga nta kinya ariko nawe ndabona ushaka kumubaga nta kinya. No gusa nimba baga nta kinya yabaza uramupeta nta kinya. Ubwo rero ariko ahubwo Petero ari we mubaza.
ntabwo muganga atinya umurwayi ahubwo muramusanga kugira ngo mubaga uriya mutinye kumubaga kubera impamvu ye anyway peti nyine peti afite nako jewe nari nzi ko ari taga stress ariko ubu ngubu naje gusanga peti ntabwo kimubona nk'abantu bari muri bafite tag life still so reka nze nkumvishe vase yo mupeti ambwire nawe niba koko wenda ko Betray yavuze ko ngo umwana atari aje mu hari bigo ubundi sira reka nze gerageze kwihutisha Pupito kubyumvise wumvise vase ya mapi wumvise vase ya Betray baranakurikirana so wumvise abantu bataka bimwe aramurusha indurusho ndi uwo mupeti yazukije aramurusha mapise aramurusha cyane nta kintu gisasa Trey yaririmbye aririmba bimwe ntagize nk'ijambo ryitwa urumuri ryumvishe mu ndirimbo zirenga 10 za Trey gumita njye muri wese ahubwo umupeti nshaka ureka kore byinshi tumwumve nawe twumva ibyo nawe byo kumva ngo peti murakurikiranye ngo yagukomye uri gushaka ko ya kandi uwo ndirimbo bayabakurikiranye guys tureke kwikina wumve ko ngo wabaye de bande finale de bande rapfa finale nyine niga muyahuza uhuzo ngo nawe yabataye uhuzo nahuzo se uhuza arayizi none se ko yagarutse peti ko ari kumvikana mu ndirimbo yes yitwa Pupito man tatu simeze cyane fresh tunacyazikora urumva ntago biri kuza neza kubera ko amaze gutuma ibikoresho bimwe na bimwe ibyo nakoreshaga nyine bisa nkaho biri kuba nyine ariko kutubwira ibijyanye na tatu ibikoresho sinzi man wani ya gatatu kahatari man fresh cyane abantu batabizi platform agira tatu Pupito yani shaman bro karaka ball karabikora cyane ni ngombwa ugomba kugira tatu man wumva MC wanjye se ko wakunda sure abantu bakeneye tatuwaje bakora gute nyine tu mu platform zose urumva Instagram nyine ni Fenomeno ya Itombona ya Facebook yo ni birawo ni Pupito Twitter ni Venom ibintu nk'ibyo Venom ubwo nyine tu ugomba ahantu hose tuwamfatisha nabirenze ahantu hose umuntu yagufatisha so quiet man say quiet man agiye ntabwo kibona narakatiye aje ubundi bakoze stage nziza mu buryo ni sawa cyane kubera ko abahungu barabizi urumva kubera ko ziriya nazo ni za Nyamirambo zikaze abana bazivuga batazizi Pifro arififai ni Nyamirambo urumva hari abantu byemeza neza kandi bitari ukuvuga ngo okay ntabwo mufana ni wumva tuvuga ngo Trey ngo uvuge ko nabafana cyane aba rapper bafana as a rappers ntabwo ari ibintu byatari twavugaho ariko hari umuntu ubivuga byitirira ugasanga we yabikoresheje no mu buryo bitari ubwanya bwo witegereje gusanga Betray nagashona kabisa ko buriya urumva umuntu ushona ntabwo yikina abantu baramukina
urumva ariko iyo utangiye kuzajya utinya abapeti ngo nuko utamuzi kandi wumva ahumeka kirurapa umuraperi watanje kujya umwana Petero ahumeka kirurapa ubwo ndiwe nari gutinya zira iriya ndirimbo bamuhamagaramo akababwira turabizi zira n'umwica noneho ahubwo nuko azi neza ko zira we arishoboye nta naho yahera ahubwo yarebye Petero abona Peti we ntaho yigejeje ariko ubu Petero ahumeka fresh no kumurusha wumvise fasi umva Petero ahumeka fresh noneho sasa ibikoresho bimaze kumuraburira Peti ugeze ahantu utangiye gutinya abana munsi yawe zira we urumva ko zira arahamagara umuntu bose batamuzi genge yose mwese nita mushyiremo first hari indirimbo ari rero iyo utangiye kuvuga ngo kanaka utari man the owner of the shit that's nation man ntabwo bishoboka ibyo ngibyo kuba ari uko kimwe mu bintu nkundira abaraperi muvugisha ukuri mwirabo wapi abaraperi urya imboga ahita akubwira ngo that's nation ariko ntabwo nabarenganya bati bose bage bari kumva ko bikaze cyane nabage man ndavuga ibyo nzi ngewe urumva picture n'umuke benshi cyane ni hari abandi mariste bose uzi namba vuze mu izina ariko mpereye kuri Trey n'umuke ubwo Trey n'umuke n'ubutindaye Trey ni original ntabwo bose ndabazi nkuko banzi ari yose namage nta nubwo bakira abaji kandi zonde yaravuze ngo na Verine ngo yazirekeye Juno kizigenza ko muzi baraziranye bafite aho baziranye none se yaraziretse ko none iyo ukoze ikintu ese hari zo mfite sinzi nuko zisa inzara zawe na Verine reka biriya bintu urumva wishatse kwigana mama wawe yarakubyaye uri umuhungu urumva mwana aya bari abahungu ahubwo muziki bawihorere ibi bintu bazanye bya drill ntabwo ivuga Verine ntabwo ivuga ibintu ngo byo kwambara ngo inkweto zidasa urumva ugasanga batipa ahubwo bashigaje gutora amashashi hari igihe mugiye gutora amashashi ntabwo biba platform si ukubera umuziki twawuze twumva n'iki byose sawa umuziki ugira ukuntu ugira innovation impamvu barakwegeye uri umwe mu bapiyona n'ibyo yakomasi hip hop ya nyayo original hip hop muziki nimba ugize innovation sibyo gatoya kaza undi wenda sounding different okay no kuvuga ngo rap ni rap kuvuga ngo hip hop ni hip hop no kuvuga ngo nimba haje drill ihindutseho gato ariko bo bafata drill bakumva ko atari rap kandi aracyari kurapa still drill ni subject ya kumva we nimba kirapa still ntabwo bivuze ngo afashe drill nkaho ari ibirundi muziki yinjiyemo n'iyazageza n'ibindi bintu bakore slow none ubu icyo gihe slow none usaba urumva ko byibura slow ntabwo ari umuziki na zouk si umuziki ariko ntabwo wambwira ngo drill ni umuziki n'abanyamerika barabizi ko ni hip hop even imwe mpamvu no muri beat ntabwo wasangamo kategori ya best drill usangamo best hip hop artist cyangwa bo barabifata bagahita bumva ko ni ibintu nyine bitandukanye n'indi rap yabayeho bakumva ngo niyo ubajije umuntu ngo none se ngo umuziki ahita bavuga ngo yanga umuziki umwe wa kera kandi still baracyakora injyana iyi so man ejo bundi wateye ukama 3 ndabyibitse ukuntu nk'insaka timira 3 ngaramukoreye mu ntuzi ari ni kwa ruga yaragiye kwa ruga twahuriye muri show nyine muri show urumva usanga nyine ni umuntu nzi gutyo numva arambwira ati jewe mwumva gutyo numva bishona neza fresh ndagira ngo jewe tugire gute bone no kuguha story yambabaje bro kandi abantu bongeye kuvuga arazwi mu Rwanda na ntamuzi urumva so arambwira ati tumanuke urumva murira akantu nyine nifuza n'iki urumva nuko twahuye na jewe urumva turagenda namukorera tatu ahantu twicaye kwa Rush yego ngombwa ko nkorera Rush tatu Rush aranyambura tutu iyo Rush yakwambaye amafaranga atatu Rush yaranyambuye kandi none abayoboka kabiri na Davis ndamushinja kandi none nsabura nshinja bimanika
rwatubyaye nawe ajya ku murongo ndamutera arangije ajya ku butangazamakuru ngo avuye South Africa ngo iyi ngiyi ngo ni mu za tatu za rwatubyaye ni wowe we yambabaje kuko atigeze avuga atanga credit kwa Abanyarwanda tugira ishyari ariko yaramwishyuye neza no ntabwo mushinja amafaranga Fronda yashinja Rush kama ntawe urimo yaranyishyuye Rush na Davis ibyo biveho ariko kuki abantu batagira urukundo wumve ko mugenzi wawe nimburi femme kumurusha kitumva ko umuntu wamuha niyo credit nawe agatera n'imbere akaba yanagenda no kwizina ryawe akazaneje akanabigushimira n'abafana bawe nibabona ibintu babwira uti ibingibi ni iby'iwacu mu Rwanda kanaka yarabikoze niwe wabikoze ngavuye ngo South Africa ngo iyi ngo ni South Africa ngo iyi ngo ni Germany urabona ngo iyi ngo ari amatatu yawe barabizi kujyayo urumva ntanabikora ariko wowe gutudaha agaciro credit mu niga wawe kumva umuntu wawe w'umunyarwanda uti iwacu basi umva ko ibintu bizahora ahandi umve ko ibintu bikorerwa ahandi nyine utajya ahandi ntiwabibona umuntu ntashobora kumva ko kuba warateye tatu Kama ugatera tatu Davis D ugatera tatu rwatubyaye bishobora kwenda bihenze kugira ngo umuntu abe yakwafodinga ntabwo buri kimwe cyose ikintu ukunda uraheba tu bose barabizi iyo ukunze ikintu uraheba iyo byaba n'umuziki uragenda ukavugana na producer ariko aguca igiciro bitewe n'uko abona yagenda cyangwa se ibyo akora n'igiciro cyakorera tu so tatu biterwa n'ingano yayo uburyo iruhije cyangwa se yoroshye igiciro urumva kijyana n'ibyo bintu. Yes, ni Pacto ngenda cyari MC platform iyi iracyari platform Keda Blue P250. So twaganira ibintu byinshi cyane, twaganira ikiganiro kitari gito, ni ikiganiro gishobora kuvamo ibiganiro bibiri, ni ikiganiro twavuze ku muziki, twavuze kuri hip hop muri rusange, tugakuri gang yiwe ya 609, tugaruka kuri Quiet Money ahuriyemo na Pifla, tugaruka nanone kuri career yiwe y'ubuzima busanzwe, tera tatouage. Dusoza hari nka freestyle aza hafi. Yo, hola, tio, hola, man. Sika capitaine, mangia Einstein, ingiyo ishene. Kakarme, camouflage, zaba gendarme. Rap kuri nge ni nka damage. Ntira buri gihe mfite courage. Kuri iki voyage sans bagage, kunyare banera na embouteillage. Yeah, sure. Papi, iyo ngufu ugendana mu ijosi sobaniki. Nyine tu ukuntu nyine buriya ntiwafungura kode y'umuntu utayizi. Okay, nicyo kintu ushatse kuvuga. Bivuga ngo ntabwo none se ushobora kumenya unuvuga ngo umuntu akubwiye n'abandi ntiyakumenya. Agomba kubaza wowe. Abagomba kuza akabanza akinjira mu rufunguzo. Udafite kode n'ibishobora. Udafite ki? Yes, ndeka mushimire Pacto wakoze kuza cyane, wakoze kwitabira ubutumire bwanjye, na mini wakoze kunyakira mu rugi wawe. So nge ndi MC platform iyi ni platform Keda Blue P250, everyday ni move, everyday no kwegera abantu benshi bagiye batandukanye tukaganira byinshi nabyo bigiye bitandukanye. Ukore subscribe, ukore like, ushire comment, nurangiza ukoresha kuri buri kiganiro biri buze kudufasha.